Reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugubwa neza muri rusange. Iyi ni Gikundiro TV show. Neza nzozi zacu rero tugarukanye nazo. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe kurota mama wawe, cyangwa se ameze neza yaba ameze nabi mu bihe bigiye bitandukanye. Ese ibi ngibi byo byaba bisobanuye iki? Hagati aha ngaha cyangwa se kumurota yarapfuye, ese ibi byo byaba bisobanuye iki? Aha ngaha rero ndahari cyane ngusobanurire cyane. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe aho gato cyane ugakora kukazogera, ndetse kandi iyi video yacu wakumva inakuryoheye ukayisharinga abagenzi bawe. By'umwihariko rero mwese ndabasuhuje abari za Kenya, za Australia, za Canada, za United Kingdom, ndetse n'abari aho ngaho za Singapore, aho ngaho za Chinese, aho ngaho za aho hakurya hose ndabizi neza cyane amajwi yacu arabageraho gatanu ku kandi, aho na za Philippine, aho n'ahandi bita za Hong Kong, aho njya mbona rwose kabisa mudukurikirana. Aho mwese rero ndabasohoje. By'umwihariko rero n'abari mu ntara enye z'u Rwanda: Iburasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, by'umwihariko ndetse n'Iburengerazuba. Iburengerazuba mwese ndabasuhuje. Abari mu duce twa Kabaya, ndetse no mu duce twa aho bite ku Kinkware, aho uzavunga, ndetse no mu gace ka Ngororero, by'umwihariko aho mu gace ka Gatega. Mwese ndabasuhuje. No mu tundi duce dutandukanye, aho za Gitarama, aho Iburasirazuba mu gace ka Rwamagana, aho bita mu Rukiri, aho mu gace ka Mutara, aho ngaho hose ndabasuhuje. Aho hose rero mwese mukomeze kugubwa neza. Aho rero mwese rero ubu ngubu nkaba ngiye kubagezaho inzozi nziza cyane. Ese waba warazirose? Inzozi z'uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe kurota mama wawe muri rusange. Bisobanuye yuko hari ibyiza ugiye kubona. Ikindi nanone kandi yewe kurota mama wawe, ndetse kandi ubona ari mu kibazo kandi gikomeye kidakomeye cyane, bivuga neza yuko rero hari abantu benshi baba bagiye kugufasha. Ikindi nanone kandi kurota mama wawe aha ngaha yapfuye. Kurota mama wawe yapfuye bya nyabyo, aha ngaha bisobanuye ko ari ikibazo ugiye guhura nacyo. Ikindi nanone kandi kurota mama wawe aguha amafaranga, bisobanuye yuko icyo gihe ndetse uba ugomba kwizigama ikofi yawe, kuko byanga byakunda ikofi yawe iba igiye kujya hasi, ndetse kandi nta mafaranga uba ugomba kuba ufite muri iyo minsi. Aho rero uba ugomba kwizigama bikomeye cyane kugira ngo ibibazo nibiza uzabikemure. Aha nanone kandi kurota mama wawe yarapfuye baramushyinguye. Aha ngaha rero ibi ngibi bisobanuye ko hari abantu bakomeye cyane, ndetse bazaza kugufasha. Aha ngaha nanone kandi ikindi kurota mama wawe yagiye guhaha buri kimwe cyose. Aha ngaha bisobanuye neza yuko uba ugomba gukora ikofi, kuko muri iyo minsi uba uri buhure n'ubukene. Aha rero ni ibintu bigiye bitandukanye cyane. Akenshi na kenshi rero abantu benshi bakunze kurota izi nzozi. Aha ngaha rero nakubwira ngo rero muri make ni uko biba bimeze, ariko gusa kandi nanone abenshi muri bo bajyaga bibaza ubusobanuro bwazo. Yewe wa muntu we rero ni uko biba bihagaze. Komeza ubane natwe gatanu ku kandi rero turacyari kumwe mu nzozi zacu. Ni mu minsi mike cyane ndaje mbakorera video ndende, nk'uko kandi muba mwabyifuje. Icyo nzi cyo ni uko mabaye gatanu ku kandi. Komeza ubane natwe rero mu bindi biganiro. Ni mu minsi mike mu bindi biganiro nabwo tugiye kujya tubicishaho. Twenda kuzabategurira na filime nziza, filime dore ko mu minsi iraza ngo nizo zikunzwe. Hari wigeze kumbwira ko rwose ngo filime rwose ngo byaba ari sawa cyane.